abantu kurangubye uriya mugore akobwa aramwishyamba urabona wabona umugore ngira ati barebe niwe mugore turareba turabona icyo koze Celestine yarushe cyane kurusha yarushe cyane kumujyanye nuko yarushe cyane agaruko tubona ari uko yarushe barabana Celestine abona urugo ntiyakubaka atakubakishije amavi abona ntibyabo uruzi shahu ibi uruzi banabigira wizu uyu munsi uzazuba ku cyumweru kitaha bukaba bwarangiye musenge mushyiremo imbaraga amugire ngo amen. Ejo bundi ni kuwa mbere turimo hano nahoze n'umumura mbwira ngo Celestine baramusohokanye ngo bari muri Kenya ngo bagiye kumutemberana mbe babwiraga kwihangana mu bigeragezo mu gutegereza Bibiliya ngo ahirwa wavuganye cyangwa se uzi neza yuko ikintu yabwiwe n'umwami Imana kizasohora. Hari mu bihanganira mu bigeragezo kandi bihora byisubira pana kimwe. Mumugire ngo amen. Mumugire ngo amen. Hari mu wihangana abantu bamutaye abantu baragenda ariko abandi baragaruka. Paulo avuga ijambo rikomera bamugewe Paulo nteranye ibipfunsi ntabwo njya musha mu nyumve inshuti z'umusaraba abanyamasengesho mu ntambaro ukwiye guterana ibipfunsi n'iyisi y'umwijima kandi nturushe kuko ni muri ibyazo munaranda sana nibya fitumugaba n'umwami Yesu nitubahamwe zahorane ntukarwane wenyine Yesu niwe mugaba wawe mu buryo bw'intambara hari iz'umwuka n'iz'umubiri z'abana nawe tumukomere amashyi mumvugire ngo amen mumvugire ngo amen avuga ngo njyewe mwene se Yohana dufatanyije imibabaro ibiki munyumve mbabwire umuntu wese uhamagawe agira uruganda anyuzwa kugira ngo ategure niba turumvikana amafrida hari ubwo yanyuzemo zihora 1% na 2 ntiyageramo Pastor Joseline afite urwo yanyuzemo Mushumba afite urwo yanyuzemo n'abandi ariko munyumve mbabazi mu ntambara zawe mu makuba yawe urwana intambara nziza Kristo ni imbaraga zawe fata ubugingo fata ubugingo ariko nyuma naje kwiga yose mufite masters mabona ni dogiteri mama y'Imana mabona ni dogiteri
kuko mbambona nkaze kabisa isi nayo ni daje kiyore nta makuru ufite ururega ari mu bigo natwe yo twize tugiye kuzatuyaba impamo y'Imana ndabwenge n'ibyaho na nayo bizaje nkanuye ijana ryo kubaka ndaritanga gusurambye nta makuru unyumva bawe iwacu twafite umukobwa jya munda kumuvuga yari wenjije ya mbere ba impamo y'Imana niyo yajyaga mu ishuri nabona gwaje muri stati bateretseyo ntiyumvaga niyo wavugaga yavugaga wamubwira ati kwiga bimeze neza bwati nge mujye munyihera ibiryo nirire nta wacu wigeze impamo y'Imana igeragezo birakwira wamubwira ati mwana wanjye wakize kureba nagayitse ati niba uriwe musaza wacu mukuru warabihaganye ndinde wowe impamo y'Imana nananoroka ako tubwihorera mu nyumba mbabwiraga Imana kuko yitareba nk'uko iyi si tutuhireba vuga ijambo rikomeye iravuga ngo mu muryango wanyu nzakurayo umuntu aziga nayo mutigeze mwiga ndavuga nako nakumvise wasanga ari nko kwa mama wacu wasanga ari nko kwa Noza ntawamenya ariko mbona iwacu ibyavamo n'injiji twese tubatwe babona wapi kabisa nene babawe najya tukangaye ngataha n'amaguru ariko Mana yazuye Lazaro we ni kure wacu tuzamura ibiganza tuyihereze icyubahiro umwe navuze ngo ni Imana isezeranya yarangiza imisaso ndi gushaka kuvuga ko bibabonerwa muri Kristo mumugire ngo amen cyakabaye wa gatatu wo mu rugo ejo bundi nagiye kumva n'umbarambwa ati kuradahereza Imana icyubahiro kandi iki ejo bundi tujya mu cyaro yaje imbere musigaye maze mu rugo iwawe ari mu rugarambe ngo usutiragamuraniye kundebera mu nsanga yageze 88 arambwira ngo Imana yaravuze rero ni njyewe arabati burya byagiye Imana ikubwira ko mu muryango hari umuzayi burya yari imivuga njyewe arambwira ati ubu rero dore ukuntu gahunda zimeze ugiye kundambika ibiganza unsengere ibyo kujya kwiga muri Canada nubwo impamo y'Imana iraheraho mu mama bigiye niba yakubite mu mazi niba yakubite mu biti ariko icyonzi cyo ntacyo bitwaye hari ukuntu mba nicara nkamubwira nti ngaho utangira umbwire n'ubu uko babigenza barimo aragenda ambwira ibyongereza bigacanga gasohogera n'umwanya n'ibyo bivuga ntacyo bitwaye ariko njye byumva shaka agenza abantu kanyerera imite nkabo namenye ibyo mwirwa no mwuka byaro nibyo ziko mukina bagiye Kampala ndi kumwe na pastor Peter Felix tugera sambije sisho umuntu ari kuza kudufata atinda ntaguza amayine noneho mbega zigenda nk'izo birukanga kandi ndapfuye mwuka byaro Felix akaba niwe wenyine ugerageza kongereza katwirwaneho noneho njyewe nkaba nta Giswahili nta Gifaransa n'ikinyamure cyama kitunanira ndavuga ni Saidi ndagagaye mva ko ndavuga ndapfuye kwizina ry'Imana reka tugere rero kuri hoteli hapo ngaho hepfo ya Trinity zambera yitwa Jago yanyirije Jagwari tujya kurara umwe yanga tugezeyo njya kura turazenguruka bwete hapo ngaho ayo hoteli irimo abanyarwanda ndabagarara ngendikaze n'iyi hoteli ya Jago ndabanje numva reka nihindura umuntu w'ikigali wanyu ndahagarara nk'umuntu w'ikigali ndayihinga kiza amahirwe hoteli ndayibona nabwo ari tumanuka hariya ni n'uguzi icyongereza uyu munsi ndakubwira ko njyewe ninzi Kigali gahunda ndazizi turamanuka tugezeyo vuga ikinyarwanda ngeze amahirwe n'umuntu baranyumvishe ndavuga ni sije wahera ngo tugereyo Felix ahita yigana telefone yanjye ngo njye gutira charge ndayibura bagomba ikoro ndi kujya kugura charge yega mwabana ibintu byambaye narasohotse nibazuzwa umuntu uvuga ndi butera amarenga nibazuzwa umuntu utekereza ndi ute yebaba we
nibaza ikirimo indi bivuge kiba birancanga ndasohoka ndakata mbwira Brexit nikanguka aturahamaze ikintu iminota yo kugura cyangwa telefone yaze ari ndatumva mu bwiza ubu mutayigura birakureba jewe ntabwo mbyuka Brexit arabya tambigira inama mfata yacangira neza ariko mwana nande yasuhereza ariko mwana we ariko mwana ariko tuzagure muzagure ubwenge bw'amashuri tugure n'ubugeni ibaze tekereza iyo miruho yose ubure kwiga urubukire yeruye itanera cyane ku rutugu agenda tarinjirayo maraka gafoto cyanibuka avuga ni Nyamirambo kuye kabisa tarinjirayo na cyane ku rutugu umuntu arande yaragira inama aravuga ati uyu muntu nawe nubwo atavuga ntakiri umutwe araje magana n'umuhanda buri kintu avuga anyaka telefone y'umuhanda avuze aragenda aracaginga arandenguza irimo irinjiza abwira ati imitwaro ica numva ko imitwaro nari nakamenyeye ku mupaka kanteruramo inoti ebyiri za 5 by'amagande ndamuhereza telefone zokabiri cagise tugere hanze ndati rero ndaharwaye umutwe urenda gusandara nakenge ku kindi umutwe urenda tugende mu bintu tugende ndebe ku tujya gukata turazenguruka twisanga muri uno mwisoko tubura inzira iducuma tugeze ahantu hari farumasi jamubwira irwaneho tuvugana turasaza ntituribona inzira iducura n'ibinini nturibashe kubigura arambwira ati mugiye kwigaragaza nk'umwana w'Inyamirambo ati iki cyongereza nize ntabwo cyanenga agenda agera ahantu atangiye ku kivuga agira amahirwe ari muri farumasi y'Umunyarwanda agati vuga ikinyarwanda icyongereza ntacyo urafata ntacyo vuga ikinyarwanda ndakumva amaze kubyishyura inzira iducura tuzerera kaza tukatumujura ducanga turazengera bari bakubyamba barera munsi ya cabo nakurica neza aho ziparika twareba ibyapa tukabona ibijya za Fugorope ibijya hehe mana turacanganyikirwa ariko mana yazuhera zaro ariko turashima Imana turi badugiteri cyane watujyana muri Amerika ntabwo twabaye ntabwo mumbe babwira kaka hangi imibabaro yo muri Kristo ari tumutongana ngo byagenze nabi ahubwo ni tumusenga kugira